Shalom, shalom, shalom. Yesu ashimwe cyane. Imana ihimbazwe. Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha. Ni muri gahunda ya waramutse ugezweho na Muhoza kuri Muhoza TV. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munsi Imana yaduhaye riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abagalatiya 6:14. Abantu benshi iri jambo turarizi. Aranditse ngo ariko njyeweho sinyiratana ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo waneye kubona iby'isi bimbera nk'ibibambwe ngo nanjye nkabibera nk'ubambwe. Aya ni amagambo yavuzwe n'umugabo wubaha Imana bitaga Pawulo. Uyu mugabo yari umugabo wize cyane ndetse yari n'umugabo ufite umuryango ukomeye kuko yari afite ibyangombwa byo kuba ari nk'umuromani, ariko ntabwo yigeze avuga ngo ndirata ubwenge bwanjye, ndirata imbaraga zanjye, yaravuze ngo ndirata umusaraba. Ese kubera iki uyu mugabo yirata umusaraba? Ese kubera iki abakristo dukwiye guha valere umusaraba wa Kristo? Umusaraba uvuze iki kuri wowe? Umusaraba uvuga gucungurwa k'umwana w'umuntu. Ese waracunguwe? Amen. Ese wabariwe ibyaha byawe? Ese wakiriye Yesu mu buzima bwawe? Akazi ka Yesu yaragakoze ku musaraba. Baramutwaye bashaka kumugirira nabi, bashaka kumubabaza, aremera baramubabaza, ariko ntiyagira ijambo na rimwe asohora ngo yisobanure. Ntiyareka kugupfira ku musaraba. I Getsemani arasenga aravuga ngo data, ngo nibiba uko nshaka ahubwo biba uko ushaka. Aho yari amaze kuvuga ati Abanyarwanda bacungurwe, Abarundi bacungurwe, Abagande bacungurwe, Afrika icungurwe, Aziya icungurwe, Amerika icungurwe, hose bacungurwe, amahanga yose. Amen. Ese basi umusaraba w'umukiza uha agaciro? Kuba mu Bayuda umuntu yajyaga ku musaraba byabaga bigaragaza cyangwa se umuntu wananiranye ikivume. Yesu yahindutse ikivume kugira ubone umugisha, ariko si ubayemo. Ujya uha valere umusaraba, ujya uha valere umwami w'abami. Imana yahindutse umuntu ikagupfira ku giti, ikabambwa. Amen. Ijambo ry'Imana mu byakozwe n'intumwa tubona inkuru y'umunyetiyopiya wari uvuye i Yerusalemu gusenga, ngo ari gusoma igitabo cy'Imana. Umva ijambo ukuntu rivuga mu byakozwe n'intumwa 8:32, ngo ibyo yasomaga mu byanditswe byari ibi ngo yajyanywe nk'intama bajyanye mu ibagiro, kandi nk'uko umwana w'intama acecekera imbere y'ukiye mu rugoya, niko atabumbuye akanwa ke. Uwo ni Mesiya. Mu myaka ishize umugabo yaragupfiriye, umugabo yaremeye arababazwa, ari Imana, yari afite ubushobozi bwo kuvuga ati ibintu ndabiretse, ariko aravuga ati sinshobora kubireka kugira uyu muvandimwe azabeho iteka ryose. Aremera bambwana n'ibisambo byibye, we nta cyaha yagiraga. Uzi impamvu Yesu yapfuye kubw'ibyaha byacu? Nuko buri gihe igihano cy'icyaha ari urupfu. Yemeye kugira ngo apfe. Hari ijambo yavuze aravuga ngo eri rama sabaketani, ati data data nicyo kikundekesheje. Ayo magambo Yesu yayavuze ubwo Uwiteka cyangwa se Imana data yari ihungishije amaso yamukuyeho kubera ibyaha byanjye nawe. Ariko si ujya uha agaciro umusaraba. Umusaraba uvuga iki kuri wowe? Umusaraba uvuga iki ku buzima bwawe? Komeje guhitamo kuyobywa n'umwanzi. Turi mu gihe cy'imbabazi. Aka kanya wumva aya magambo ndi kukubwira, wafata icyemezo mu izina rya Yesu ukavuga ati uwo mwami wamfiriye ku musaraba akazuba akaba ariho. Wakora iki kugira ngo wemerwe? Ushobora kwibaza ngo nakora iki kugira ngo nemerwe? Nakora iki kugira nzabone ubugingo? Amen. Ntabwo ari ibintu bishakishwa. Umuntu uzajya mu ijuru arabizi. Wowe suzumye nawe muri wowe wahita ubyumva. Ubwami bw'Imana urabona uzabwinjiramo niba ufite gushidikanya. Nibaho pe hari umuntu uba ari umukristo tukamubona nk'umukristo ariko muri wabizi ko adakijijwe. Amen. Mugabo Billy Graham yaravuze ngo hari umupasiteri ukomeye wari umaze imyaka myinshi ari umushumba w'itorero, ariko rimwe yaramusanze ari kurira, aramubwira ati ndashaka kwakira Yesu, sinari nakira Yesu mu buzima bwanjye. Billy Graham ngo yamwigishije nka kwa kundi bigisha abantu bari kwigira umubatizo, yakira Yesu ararira. Rero ushobora kuba uri umuririmbyi, ushobora kuba abantu bakuzi nk'umukozi w'Imana, ariko mu mutima wawe ubizi ko utarahereza ubuzima bwawe Kristo. Wakora iki kugira wemerwe? Wakora iki kugira ngo amaraso yamenetse ku musaraba ubwo umwami yemeraga guhinduka ikivume ngo uhabwe umugisha, uwo mugisha ukugereho? Nta kindi kintu usabwa
kwihana, kuza imbere y'uwo mukiza wagupfiriye ariho. Byari kuba ari ikibazo iyo aza kuba atarazutse. Ndumva simba ndi gutanga no magambo, simba ndi gukora waramutse, ariko kuko yazutse mpabwa imbaraga zo kumuvuga. Yarazutse ariho. Aka kanya wumva rino jambo, wifata icyemezo ngo nzagifata ejo. Oya, ejo ntawamenya. Bivuga ngo nzakizwa ubutaha. Uyu munsi iki gitondo wumvisha aya magambo kuri Muhoza TV. Dore usabwa ibi bintu kugira wemerwe. Ikintu cya mbere usabwa kwihana ibyaha byawe. Kwihana ibyaha ni ukuza kuri Yesu. Arahari, nubwo utamubonesha amaso arahari, arakureba. Ugapfukama ukavuga ngo mwami wanjye Yesu Kristo wapfuye akazuka, umwami w'abami Imana, nciye bugufi imbere y'amaso yawe, nakoze ibi byaha byose, ukabimubwira. Arahari, arakumva, ntacyo wamuhisha. Amen. Ntacyo wamuhisha. Yajyaga abwira abantu ati mugende murasanga yabwiye intumwa ati mugende mu nyanja muraturanyamo ifi. Iyo fi muyasamure musangamo igiceri muze mugihereze ab'imisoro. Ni ukuvuga abasha kureba mu nyanja, akamenya inyanja, akamenya ifi ifite igiceri. Ni ukuvuga ngo nta byaha byawe na bimwe wahisa Yesu, habe na kimwe. Ushaka kwemerwa, ihane. Ihane, wumva aya magambo, wihane imbere y'uwo mukiza. Arahari. Ikindi kintu, wizeza umutima wawe. Bisaba kwizera. Amen. Ukizera. Nurangiza kwizera watura no magambo, uvuge ngo mwami Yesu, nciye bugufi imbere y'amaso yawe. Data, nariyoboye mu myaka nabayeho, nashatse kugendera mu byanjye, ariko nciye bugufi ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Hahabwa agaciro amaraso yawe wamennye ku musaraba ku buzima bwanjye. Mpindukire Data, uganze ubuzima bwanjye, sinkongere kubwigengamo ukundi, ahubwo ungenge. Ndakwakire mwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, kuva none kugeza iteka ryose uzahora uri Imana yanjye. Amen. Umwanditsi wa Zaburi yaravuze ngo iminsi mfite nyishyize mu biganza byawe. Reka nawe iminsi yose usigaje uyishyire mu biganza by'Imana. Shalom, shalom. Habwa umugisha. Amen.